umwana ameze neza se? Sheri umwana ameze neza. Sheri mbabarire pe ibikoresho byose nizeye by'umwana ko nabiguze. Sheri harabura ibikoresho bikeya. 500 naguhaye ntabwo hamanitsemo ibikoresho by'umwana byose. Sheri narabiguze ariko arabisumbye n'ikigoma. Akuzwe n'ibikoresho by'abana bisigaye bihenda. Imyenda ihagazeho. Ndakongera 200 nibidakunda ngiye matatu zapfakirika. Sheri biravamo pe. Sheri nibaje kukubwira ngo uzi ko uyu munsi papa ari hari buze n'abaturage duturanye. Sheri ko nari nibagiye yuko papa waza kuza. Nuko umushakira rwabo rwanayo. Akusigaye wibagirwa vuba. Sheri ibintu nakubwiye ejo bundi. Ariko Sheri ntukandenganye. Papa wawe ntajye amamagara ni wahamagara gusa. Ntabwo wandenganya pe. Sheri bibeshyira papa ibyo bintu ntabwo yabikora. Yaraguhamagara ahubwo no kuba wabyibagira. Ariko madazi ko nawe wagize umuntu wibagirwa mu kazi ko nagiye nibagirwa. Nibagirwa iyo ngeze muri runo rugo gusa. Sheri ibyo tube tubyihoreye. Ubwo nta muntu uri kumva uri gusoma. Gakwande renga ajye kureba rwanda. Ari. Gakwande we! Gakwande we! Akira! Ya Gakwande we! Yego boss! Bakuca kidororira. Ako boss nawe uraruhanya cyane. Nabuzi uko wari wambwiye ngo mpanagure ya nkweto. Sobo kwagiye kuza kukureba. Wewe gendera ko bari gukoma amashanyaruka. Sawa sawa. Nashingiye agerayo bigenze bite ko muzehe kwizi naragowe ko niko umukobwa wanje niba ari nahani heza ariko ubusa ndagerayo muzehe ahantu washingiye ko ari heza. aha mwakabyara ubusa noneho uyu mukobwa wanje ahangaha aha bagutera ahantu nanjye ndabona nkwiye kuzahatura hano ariko n'ahangaha ni heza ahubwo imisozi ya hano ndabona rwose njyewe aha iyo abana aringezeyo muzehe kwizi nkareba umwana wanjye uko ameze rwose ariko ibyo ari byo byose meze neza muzehe. uyu misozi ni miremire umuntu uturutse mu cyaro ahubwo ahantu ni heza nanjye nzakura umukobwa ndagaje. oya ni kure cyane oya araterera nzakura umukobwa araterera cyane ntabwo rwose nawe nyamasheke ariko aha niko se cya turahageze ubona hafunze se mwarimu umuntu ura nahageze noneho Yemwe abantu muri gukoma. Reka ndamakingurire. tebuka rwose Yego naje nta kibazo. arose noneho uyu muntu kandi yanindiye kandi mvuye kure nkeneye no gusubirayo Yego bye naje makingurire. ahuka rwose Nangane ni seri nabona byaragoranye. urahosha Muraho neza. Muraho neza. makuru sha Komera mabuja. Reka mbature nturire uwo mwana mwari muvuye kure rwose. Wowe kimpe wikigora. Wikigora wowe kabyarawe ngiye imirimo ndayimenyereye. oro ni musore Yarega nkiri musore byari sha. aha sha wa mwana wanjye ndabona ahantu heza di ahantu heza baba umukobwa wanjye rwose menya aha Turaho hano kwizi ndabona rwose wa mukobwa wanjye ariko niko aha mbega we bari mu nzu biturije. aha ndabona wa mukobwa wanjye yaragezeyo Hano hantu ni sawa. ndabona hasa neza cyane di sawa kabisa. ngaha aha hantu rwose ni sawa ni sawa namwe se mwabibonye ahubwo barihe ngo badusuhuza ariko buriya muze ndashaka kugira ngo ndi bwabazana hano numve kuntu ari heza nzatuze umugore baze bambwira ngo niba ari Nyamatare ngo niba ngo niba yitwa Boss mu byubahiro byanyu babashitsi bahageze musoke mubakire. Aha papa yangarageze niko kadoga tubwiye. Muze karame namoro. Maye katura nyope. Atura kumbe kabisa. reka nananiwe mvuye kure Maye. baba yewe uraho mwa amakuru meze neza
iyi ni kabiri tutarashaka yabaye nturashaka yakajya bene ngabo baneye umwana uraho ni amakuru ndabona mumeze neza nanjye byageze ni karibu mu rugo ariko ndabona urugo rusa neza karibu ni karibu rero byari ngombwa rwose umugore wanjye gaturuka ahantu hafatika ndahageze ahangaha mwari mumeze mutese bana banjye ni amahoro dore nanjye hari ukuntu yigenje ndakora gakwandi karame ewa nirebera muzehe zana rwagwa rwubakisha nihera muzehe wanjye aca icyaka reka murebere ariko ahantu ni heza byaragenze neza kwa mushuti wanjye reka nze murebere hano mu kabati yica icyaka umuhungu wawe nk'uko reka manze tumuho nta kibazo afite ariko nuko waterera muryoherwe uri no kunywa cyane sha icyaka cyari kinyi muzehe karamere muzehe karamere aba nirukubiye reka umuntu n'urucaba ni akanyarwanda se kabisa aha aca rero wakoze mwana wanjye aho kwimana yicaye reka rero nanjye vaneho wambara akikamire ko muzehe amajyaruguru mwari mumeze neza ha mwana wanjye se kwiyi iwacu akavura karagwa ariko unyikiye icyaka nari naheze mu nzira kubera kugenda ngenda nyoboza ariko nahageze ariko hari agasozi aha hepfo kari agasozi kararemereye kugira ngo nkurire rwose byari bigoranye ariko kubera imana yamperekeje ngera mu rugo rw'abana banjye nsanga n'ibintu bimeze neza ari n'amahoro ubu ndagenda nanjye mbwira ababyeyi ko ubutaha azaza yikoreye igiseke no guhemba umukobwa wacu ndabona ibintu byaragenze neza rwose ariko buriya njyewe nabonye rwose mwebwe byaraciye njyewe ndebye sinjye washatse imbere yanyu ariko njye byaranze ntabwo byanze nuko igihe cyanyu kitaragera namwe ejo bundi wasanga ari uko bizaba byagenze imana ni isi y'igeno nyine natwe niba ngombwa nyine bizacamo mu gihe cya nyacyo gikwiye namwe wenda byanze ariko mu bantu ubu ngewe reba sibyo reba n'imyaka ganjye sibyo ubu ngubu urabona nzabona umukobwa ugenda leta bigendera ariko dore mwebwe murabana ariko hari igihe imana izabigenza neza bicemo tu bizacamo iminsi mike ariko rwose mba mbona njye aba bana banjye rwose bakoze ibintu byiza rwose umva simbizi nabyara umuhungu nkazabona kuzukuru k'agahungu nzabwira tanaziya yanka tuyishorere tuze kubahemba guma muzehe ntawe ukura ubwatsi rwose mumumera amashyi guma papa wafite ikintu cyiza cyane kabisa ndabizi nashatse ahantu heza utagaye isasu ntabwo nyangaye ahantu nashatse pe ni ukuri kw'imana ariko buriya inshuti yanjye njyewe nkurikije wenda ibyo mwaba mwarakoze ntabwo naba naragaye cyangwa ngo mvuge ngo wenda ngo narabinenze njye narabishimiye nanjye ku bwanjye nk'uko umusaza abahaye inka nanjye mwemereye imodoka muhaye konaki muzehe nkomera amashyi yose ikintu gikomeye cyane nibyo byiza cyane urugo rw'abana ruragenda uturuka ahantu hakomeye utagaye isasu uri imana ikomeye pe reka mubwire bosi wanjye njyewe bitewe n'uburyo nanjye mbona ari sawa cyane njyewe nyine ndi umworozi w'inkoko washaka eshanu washaka enye washakamo igisake ewa uzaze cyangwa se njye nzanakohereza mu mujyi wa Kigali nzacyohereza rwose nyizane nishaka nzazane 5 korasha guma rero mumaze kunywa kambwira umukobwa wanjye bazanira ibyo kurya dore mwanaturutse ahantu kure umenye munarushye ari ikigo kudasiyo nziza iyo ngingo ndumva ari igezweho
natwe tukamanuka tukareba ko tugerayo vuba. ntabwo umuntu yabwira ngo yemba munanire. Aline we wazana ibiryo by'abashyitsi. Wowe nicyo mu mafuta hano. Ikirayi rero Bose we. umugani wacu ni nakora imenya. Nicyo mu mafuta. Uretse ibintu byawe bijya biba ari wa. Ubu none batetse ifite abikora. Ubu ngubu kwa ya santere yo kwa Manuel ntabwo. Manuel se yakora. Nyamara buriya kwa Manuel ushobora kuhagera ugasanga nawe yabitetse. Usikuna kakaraye gasize ikintu kimeze neza. Guteka rega. Banze maze umuhungu wanjye. Aha, niko rukubaho. Karame. Ibi bintu urabyumva utera? Aha, ndumva ajya muri kakabazo ko kanyangarama pe. Noneho urusenda ariko. Ari ikintu kimeze. Warutetse azi guteka pe. Aho kuri umukobwa rero atarafa. Nawe utazi ubu ngubu. Reka nuko uri kuvuga ngo ufate iki. Uriya ngiye namujyana. Ariko njyewe icyo mbona neza umwana wanjye abayeho neza kuko ibi bintu Ibiryo byo birahari hano. Njye simuciye mu ijambo. Ndabona umukobwa bitewe n'uko azi guteka. Tuzamushyingirira umusore wawe. Reka icyo kigwari ntabwo najya umukobwa wanjye. Reka. Ese kubera cyo zamushinga utaka. Reka. Mama yambwiye yuko muha kuri ya gahunda reka. ntabwo arebaho. Nidusanga n'ikigwari tuzamukubita ibitovu. Azakira. Agende imusana gusa. Ariko niko nabyumvaga yazabanza akatwereka umuntu yaba yarabonye hanyuma akazabanza agasuzuma akatubwira ko koko yasanze bizavamo. Igende bizavamo. Nanjye ningere muhira ndabwira wa mukecuru wagesha ibyo nabonye muri uru rugo rwose ntabwo bisanzwe. Byo kubibwira ka. Ntabwo bisanzwe rwose ariko nawe uzashaka ukuntu unyaruka. Ariko Oya, impamvu natari kuza muri no minsi. Imodoka yanjye mu igaraje. Kandi kuza ndekatse kugira ntabwo mbimenyereye. Nabyo birakuna. ariko se sheri uzi guteka uko bimeze. Rwose. Iyo barazunze ko bino bijya kubiteka. Nako igeze gutekera. Yewe. Umukobwa wanjye ko mbona ibyo byamunaniye nabyo bihe. Atunzwe n'iki se? Erega nawe urabona ntabwo ameze neza. Nuko abayeho. Oya. Ntabwo twabayeho buriya iyo umuntu ameze kuriya rega niko bigenda. Ariko rero ndabona nananiwe. Nananiwe rwose wasanga ariyo mpamvu. Ariko rwose nishimye cyane. Yego murakoze muzehe. Mwakoze kutugeraho. Wabonye ko ntacyo tubaye mu rugo rwawe. Ana kimwe rwose. Ntabwo mwagera mutuvuga nabi. Twanyoye, twariye. Umunsi twagize umunsi mwiza cyane. Ubwo rwose jewe ukuri bitewe n'uko nanabonye urugo ari sawa. Kuri kwimana rwose ubu ngubu nsigaye ndi injage. Kugira ngo none wasewe. Ntubona se? Ubwo mperukana wari warananutse ariko niba Reka. Ufite umugore uri kubikora neza. Yabaye. Ubwo rero abantu bari mu rugo batashye Abasuhuza. babwire ati Utagahise ameze neza n'umudamu we. Ibintu ni hanyuma ibintu biragenda neza. Nta mahoro kabisa. Uko nkuko nawe wakoze wakabyara we. Wakoze. Washinye nawe wakoze. N'umudamu wawe. Muza urukundo mufite rwose. Imana ijya ibahezagira. Yego buriya ngiye sinavuga menshi. Buriya nakubwira ngo buriya uvuga menshi ntabwo agira ute ntabwo ubwira uwumva ntabwo avuga menshi. Buriya mugiye kugera mu byuma bitavuga. Urubuze kwiragiza Imana mugenda amahoro. Ko murajya kure. Turajya kure ariko ni kure umusaza we. Ni kure ariko nza gusaba byarangoye. Ndabizi ni waraje n'imvura yaguye ahubwo nari mfite ubwoba ko kubera na bwa bunyereri mutari wagera amahoro ariko impamvu ngira ngo twaragize Imana akanya gato mugere amahoro. Mwese reka n'umudamu yigire hejuru. Yaragize Imana nyuma noneho kugira ngo mugere amahoro musuhuze nawe musange. Basuhuza. Reka dusabe n'umudamu ngo kwa nkoko nahaguruke. Yigire hejuru. Uruke. Kwa nkoko wadufasha mu isengesho bacyura.
twubahe Imana dusenge. Runo rugo ndabona ari urugo rw'umugisha. Njyewe icyo navuga ngo Imana yaguye. Mana nyingabo gitere cy'amahanga, Mana ikomeye, Mana twari n'ubushobozi, Mana isumba isi n'ijuru, isumba amahanga yose. Uru rugo twabigezemo, twakiriye mu bushobozi bwabo uko bifite, ntabwo twagaye, batwakiriye data, twashimye. Icyo twarurinda ni umwanzi Satani waruhungabanya, twarurinda ni imyuka mibi y'abadayimoni, icyo twakuraho ni karande zo mu miryango cyangwa karande z'inkomoko. Ibyo byose turabitwitse mu izina rya Yesu Kristo nyabura ku ngoma. Dore turagiye mu ngando mu macumbi yacu, usigarane nabo, natwe ugendane nawe ugendane natwe, utugende imbere n'inyuma kugira ngo ikibi cyose kibashe kutugeraho. Tugiye kugenda mu binyabiziga byakozwe n'abantu, ariko data hajya haberamo impanuka nyinshi cyane zituma abantu benshi bapfa, ariko twebwe ziturinde. Twese tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu ko kubikoze, kandi tubigusabye nk'uko uri Imana yo mu ijuru isumba isi n'ijuru. Amen. Amen. Zero. Muwatashe basuhuza ariko umwana arikubita agashyiraho dore ashaka dore imvi zawe murenzi dore nawe arakuze nibyo mba mubwira bambwirire komeze natambureka nawe ukabageza kure arananiwe none se nuko nyine bana banje bana komeze bafashe. Nabonye mumeze neza cyane. Nta kibazo mu cyaro watunze cyane buriya. Nabonye nanjye nzaza kwacu uzashakira inzu nanjye nkaza mwibera. Inani heza ariko